twawukozemo byinshi, twageze kuri byinshi, uyu mwanya ni uwo kubyishimira. Mbasuza kandi bifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri GP Empire, isoko y'amakuru yubaka sosiyete. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'ijambo ryo gusoza umwaka ryakomeje kugera rishimisha benshi bakimara kuba abakumva umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akimara kuba by'ukuri akifuriza umwaka mushya muhire abaturarwanda bose, bongeye kuba bakishima kubera ko nuza kuba wari mu by'ukuri amagambo yakomeje kugenda agaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda yishimira cyangwa se mu by'ukuri arifuriza abanyarwanda bose muri rusange kugira umwaka mushya muhire ufite ibyo kurya n'amafaranga. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragazwa, Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaruka by'umwihariko ku byakomeje kugenda bigerwaho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, avuga ko tugiye kuba twakwinjira mu wundi mwaka mushya. Ndagira ngo mwakomeje kugera mwumva amagambo y'ini menshi yakomeje kugenda atangazwa ku byagezweho muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ukabona ko impinduka zikomeje kugenda zigaragara mu Rwanda zo ni nyinshi. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa mu Rwanda, bivuga ko uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye kuba twajyamo ari umwaka udasanzwe, kuko nuza kuba wareba byakomeje kugenda bigaragazwa. Minisiteri zose zitandukanye mu Rwanda zakomeje kugenda zigaragaza ko hagiye kuba hagaragara impinduka zitandukanye, cyangwa se impinduka zitandukanye n'indi myaka yose yabanjirije u Rwanda. Ukabona ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa cyangwa se ibyo abenshi bakomeje kugenda batega uyu mwaka w'ibihumbi 2026 uko bigaragara zaba ari umwaka w'ishya n'ihirwe ku banyarwanda benshi cyane, kuko nuza kuba wari mu by'ukuri uraza kuba wabona igihugu cy'u Rwanda cyageze kuri byinshi, ndetse kandi n'abaturarwanda bamwe na bamwe mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko imitwe bakomeje kugenda ijijuka bagira kuri byinshi. Ukabona ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu ijambo yafashe, ari kuba yakifuriza umwaka mushya muhire ku baturarwanda bose mu by'ukuri aho bari hose ku bice byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko kandi nakomeje kugenda bibabwira, nanjye reka mbure no kubifuriza umwaka mushya muhire, reka mbure mu by'ukuri kubabwira ngo muzahirwe n'umwaka mugiye kuba mwakinjiramo, uzabe umwaka mushya, uzabe mu by'ukuri umwaka mwiza cyane. Bifurije kugira ubuzima bufite ibyo kurya n'amafaranga. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa kuri aka kanya, ukabona ko ibizagaragara ari impinduka zikomeye cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ibibazo bitandukanye byakomeje kugenda bigaragazwa mu ijambo rya nyuma Perezida ubwo yifurizaga abaturarwanda bose muri rusange umwaka mushya muhire, kandi mu by'ukuri umwaka uzakomeza kugenda ugaragaramo ibyiza ndetse n'udushya dutandukanye. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi nakomeje kugenda mbona inyandiko zakomeje kugenda zandikwa mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda, byakomeje kugenda byibanda by'umwihariko kuba byakomeje kugenda byumvikana ikizwe nka minide cyakomeje kugenda kigaragaza ko cyamaze kuba cyakirukana abadelegiteri, bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ko kwiga mu Rwanda ari isoko nziza cyane, cyangwa se ari ibyagezweho byiza. Ariko kandi bikumvikana ko benshi mu bari kwiga bakomeje kugenda bagaragaza kurangiza kwiga bakaza kuba babura akazi. Mu nyemere ibingibi tuze kuba twabivugaho ku musozo w'iki kiganiro. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, nakomeje kugenda mbona abana benshi bakomeza kugenda bagaragaza mu kurangiza, ariko bakagaragaza ko imirimo yo gukora mu by'ukuri ikomeje kugenda iba iyibura. Nk'uko rero mu by'ukuri byakomeje kugenda bitangazwa na James Mubaraka, muganga wakomeje kugenda ugaragaza ko abana bo mu Rwanda bose bagomba kuba bakiga, bityo kandi mu by'ukuri bikavuga ko mu Rwanda hagiye kuhazanwa imirimo ndetse no kuguriza abana cyangwa se mu by'ukuri urubyiruko kugira ngo rutangire kuba rwahanga udushya. Ubwo ngubwo turaza kuba twasangamo n'imirimo yo gukora. Byakomeje kugenda bigaragazwa ko mu by'ukuri abadelegiteri batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bakurwa ku nshingano, bagakomeza kugenda bagaragaza ko kandi mu by'ukuri ngo igikomeza kugenda gituma mu by'ukuri banacika ineza ko wabona minite yaje kuba yakirukana abadelegiteri basanga 55 mu Rwanda hose. Uraza kuba wabona ko mu by'ukuri ibyakomeje kugenda bigaragazwa byo ari byinshi, ngira ngo tubashe kuba twabarebera hamwe. Nk'uko kandi bikomeje kugenda bigaragazwa, leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda ikomeje kugenda igaragariza cyangwa se itanga icyizere mu rubyiruko, bigaragazwa ko mu by'ukuri bagiye gutangira kujya bagurizwa amafaranga yo gutangira business, bityo kandi bakabikora mu kwiteza imbere. Ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragazwa bivuze ko byatanga icyizere ku rubyiruko. Benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko imirimo yo gukora ikomeje kugenda ibura, ariko rero mu by'ukuri bikumvikana ko gusoza umwaka cyangwa se mu by'ukuri abanyeshuri barangije kwiga bagiye kujya bahabwa inguzanyo kugira ngo mu by'ukuri batangire business zabo zo kuba bakiteza imbere ndetse bakanateza imiryango yabo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyababyaye imbere. Ukabona ko bikomeje kugenda bigaragazwa ko bigiye kuba byashyirwamo imbaraga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tugiye kuba twakwinjiramo. N'umwaka navuga ko mu by'ukuri azaba
uzaba ari umwaka w'ishya n'ihirwe kuri benshi mu baturarwanda bafite imitwe yo gutekereza kugira ngo bashe kuba bakora business zitandukanye. Mu gihe kandi perezida yakomeje kugenda ashima ndetse kandi akananenga mu bisi umuco nyarwanda nyine harimo gushima ndetse no kunenga. Mu gihe kandi ari byo kunenga uza kuba wabinenga, nibyo gushima ndetse ukaza kuba wabishima, ukabona ko ari byo perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaragariza abaturarwanda bagiye bashima baranenga mu by'ukuri ibigaragara, ndetse nimba n'ubuyobozi buri gukora nabi babashe kuba babunenga, kubera ko ntabwo uzahora ushima ibikorwa biri gukorwa nabi ngo nuko mu by'ukuri ngo ari ubuyobozi runaka. Birumvikanishwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agaragaza ko abaturarwanda bose bagomba kuba baba freedom ku byo babona ko cyangwa se bagaragarizwa n'abayobozi, ukabona ko ibyakomeje kugenda bigaragarizwa n'umuyobozi w'igihugu navuga ko biri amazing cyangwa se biri bombastic, bitewe n'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Guys, nakomeje kugenda mbona ari ibintu bidasanzwe kuri aka kanya, ariko ndaza kuba navuga ko ishya n'ihirwe cyangwa se mu by'ukuri amahirwe akomeye cyane ku banyeshuri bari kurangiza kwiga bagiye gutangira guhabwa inguzanyo guhera ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni yo gutangira business yo kuba bakiteza imbere. Ariko urubyiruko rukavuga uti ese ibihumbi 100 barabiguha uraza kwitangiza iye business mu Rwanda? Ese urajya gucuruza inkoko, urajya gucuruza amagi? Sinzi ubwo ngubwo icyo ibihumbi 100 wabikoresha. Ariko rero mu by'ukuri babishaka kagaragaza uti kuba batanga miliyoni ku mwana ushoje kwiga ufite ubwenge araza kuba yayabyaza umusaruro, ukabona ko byakomeje kugenda bigaragazwa nk'igisubizo cyiza cyabasha kuba cyateza urubyiruko imbere, ndetse kandi bakaba banateza imiryango yabo imbere ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, nakomeje kugenda mbona benshi bakomeza kugenda bagaruka kuba minidi yirukanye abadelegate ndetse n'abarezi, ukabona ko byakomeje kugenda bigaragara nk'igisubizo kitari kiza imbere y'amaso y'abana barimo kwiga cyangwa se barimo gusoza amashuri. Bakomeza kugenda bibaza ese bakuru bacu barashoje, ariko kugeza kuri akanya baracyari abashomeri, imirimo yo gukora yo nibura biracyakaze cyane. Ariko rero u Rwanda rwakomeje kugenda rushishikariza abaturarwanda ndetse n'abana b'urubyiruko muri rusange gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga, bitewe n'uko byumvikana ko bagiye kuba babonetiza cyangwa se mu by'ukuri bagashyiramo ama ads mu mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ubwo ndaza kuba navuga Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ndetse na YouTube, urubuga mu by'ukuri rwo gukoreraho amafaranga. Ubwo ngubwo mu by'ukuri abana cyangwa se urubyiruko muragije kwiga muze ko mu by'ukuri mwatangira gukoresha imbuga nkoranyambaga zanyu mwari musanzwe mukoresha, ariko mu buryo butabafitiye umusaruro. Birumvikana ko u Rwanda rugiye kuba rwazimonetiza cyangwa se mu by'ukuri rushyiremo ikizwi nk'ama ads kugira ngo mutangire kuba mwakorera amafaranga, kandi amafaranga atari make, aho uza ko wasanga mu by'ukuri umucontent creator washe kuba wabishyiraho umutima ndetse n'ubwenge bwe n'impano ye, biraza ko mu by'ukuri byatuma yiteza imbere ku rwego utabitekereza, kuko nuza ko bara mu by'ukuri ibihugu byateye imbere nk'Uburayi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye no muri Afurika byarageze. Ubwo ndakubwira Kenya ndetse na Tanzania bafitemo ama ads, baraza ko mu by'ukuri bagaragaza ko urubyiruko rukomeje kugenda rwiteza imbere. Minisitiri w'urubyiruko yakomeje kugenda agaragaza ko bagiye kuba bareba mu by'ukuri igisubizo cyo kuba bamonetiza imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda, abana bagatangira gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga mu by'ukuri abana bakoresha Facebook, TikTok, Instagram ndetse na Twitter, ubwo na YouTube mu by'ukuri bakaba babyaza umusaruro.